Hello guys, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, mumeze fresh. Uyu munsi rero okay, kansuhuze abantu bose badukurikirana hano kuri YouTube channel ya Izabayo and Wera, kandi tunababwira ngo mukomeze kudukurikirana, mukore subscribe, comment, mukore share ku bantu benshi batubone. Mujye musharinga ku nshuti zanyu, nuzajya wadukunze ujye ukora share, abantu benshi badukurikirane kandi subscribe nazo ziyongere. Rero guys, uyu munsi naje njyenyine, tugiye kurebera hamwe uburyo umwana bamukorera isuku. Uyu munsi ngiye kwereka uburyo muri wanjye mukorera isuku. Okay, ni ibintu bisanzwe. Okay, ngiye kuganira nyine n'abantu bafite ababebe cyangwa se bazanabagira nyine bajye bareba uburyo umwana akorerwa isuku. Njyewe ntabwo nari nzi ko nzashobora koza umwana, ntabwo nari nzi ko nzashobora kurera umwana, nyine numvaga ari ibintu nyine by'ibitangaza, ariko ibintu bigenda bihinduka, ibintu birahinduka guys, iyo wakoze uba wakoze. Kanze rero turebere hamwe uburyo muri tumutegura, tumwoza, tumwambika, ibintu byose. Guys, stay tuned. Guys, ubu ngubu tugiye kwambika umwana, maze kumwambika pampa, ngiye kumwambika agapira k'akadumane, sibyo muri wanjye. Maze kumwoza muzana hano mu cyumba mwambike. Guys, njyewe iyo ndi koza umwana mugisha isabune ya tembo, kubera ko bambwiye ko isabune ya tembo ariyo nziza kurusha izindi. Nyine nakundaga isabune ya Johnson, ako nayikundaga ntarayikoresha, ariko bambwiye ati isabune za Johnson n'amavuta barabipirase. Ndavuga tapo, abandi bambwira ko isabune ya tembo nta ngaruka mbigira. Rero mpitamo kuzaba ariyo mwogesha kugira ngo tazazana ibiheri cyangwa n'ibindi bintu bikancanga. Rero abana bato baragorana. Sundi guys, muri kumbona hano, abana bato baragorana. Iyo uri kumwoza abateragura utuguru, urumva? Njyewe iyo ndi kumwoza ikimurisha, niba ari imyenda iba imuri hafi cyangwa igitanda cyangwa intebe, bihita bitoha kubera bari gukubita amazi byatari. Arayakubita akagera ku ahantu hose, aba yigira gutya kumufatisha, abanyerera mu mazi. Guys, abana niko bimereye, niko utubebe tumeze, tuba dukubagana. None ubu natangira kumenya ubwenge, se atangiye kubagana urumva nzamukira.
muri banze nzavugutira si nzagukira wowe. Mwambitse agakabutura kuko uyu munsi hiriwe izuba, ntabwo nshaka kaza gushyuha cyane, ntabwo hakonje. Iyo hakonje mwambika ibisarubeti, ibintu amapantaro nyine maremare, ariko bureka mwambika agakabutura kugira ataza gututubikana. Njye ntabwo nkunda kubona umwana yatutubikanye. Njye numva bavuga ngo umwana iyo ngo yabize icyuya ngo ntago, ngo buriya ngo ntaba ashyushye, ngo ntago abana batari nk'abantu bakuru. Aho ngiye biba bimbangamiye kubona umwana yabize icyuya, nanjye nabize icyuya mba nibajije nasi uyu mwana ubushyire si bwamurenze. Ariko abandi bakavuga, hari umuntu, ntabwo ari benshi, hari umuntu numvise avuga ngo umwana ngo buriya ngo ntago aba ashyushye, ngo kuko umwana ngo yaramenyereye ubushyuhe. Ariko iyo yageze ku isi aba yageze ku isi wanyu. Njye ntabwo umwana, iyo mbona umwana wanjye yabize icyuya biba bimbangamiye, mpita mukuramo umupira pe. Ikibi ni ukumukuramo hari imbeho ya danje nawe ubibona, ariko iyo hari ubushyuhe shaka kuri mumukuramo. Rero guys, hari utuntu nkoresha ndi gukorera isuku umwana wanjye, ndakeka abantu b'abamama batuzi, abantu bagira abana, utundi two nkoresha ndi gukorera isuku umwana wanjye. Urabona harimo utuntu twose tw'ubwoko bwose, kantu kose kamanze ntubasobanurire mbere yuko ntangira. Hari agasokozo, udusokozo tubiri. Aka ushobora kugakoresha kuri twa dusatsi tuba ari duke, waramwogoshije twa dusatsi tuba turyamye ku mutwe, nangera ku muhanda ku mutwe. Aka kagakoresha kuri umusatsi mwinshi nk'uyu nguyu afite, niko ngiye gukoresha ndi kumusokoza. Ariko aka ngaka ndakeka ari ku gasatsi gakeya. Noneho hari akandi kantu, aka ngaka ni akantu ukoresha umuhereza umuti, ya miti y'amazi bahereza abana. Urakanda ugashyira mu muti, ugahita urekura umuti ukazamuka, ugahita uza ukamumenera mu kanwa. Biterwa n'ahantu baba barakubwiye ko uzajya ugarukiriza. Hano hariho imibare, abantu bagira abana barabizi. Guys, kanze ari kumva muri aha. Aka ngaka rero ni agapima umuriro, haba hagiye umusatsi w'umwana. Kano ni agapima umuriro, murabizi mwese, ni temperature. Ugashyiramo hano mu kwa, ukanda kuri kano. Abantu bafite ababebe nyine mujye mutugura, ntabwo duhenda cyane, tugura 8,000. Hari n'utw'ibihumbi 15. Ukanda hano hagati, hakakaka, ugashyiramo umwana amasegonda makeya, ubundi ugakuramo ukareba umuriro afite ukuntu ungana. Sibyo muri banze. Noneho hari akandi kantu, aka ngaka ni akantu gakuramo imyanda mu matwi. Ubundi umwana ntabwo ari byiza kumushyiramo utishwa nyine, sinzi, ariko aka ngaka ni keza. Aba ari gukubagana, ubundi ugomba kumufata umutwe kugira ngo atagira atinyaganiza ukamwica. Aka ngaka aka ni kushyira mu gutwi k'umwana, nabwo gake gake ukazagenda ugira gutyo imyanda ikavaho. Ugenda reba ko nashinyirije, humura nta kintu mugira shiri. Ukajya umukoza mu gutwi gake gake, wamufashe umutwe kugira ngo kwambara ufite utwanda bebe, wamufashe umutwe kugira ngo atagira gutya akaba. Guys, mujye mwitondera, abana barakubagana. Yaba kuntu yagize nawe ndi kubona ahise atuza kugira ngo yabyumvise ko ndi kumukorogoshora mu matwi. Ayaya karakonje kubera ko maze kumwoza, abagikonje udutoki, kandi utugatwe twose nadufuze. Iyo maze kumwoza ubundi mpita mwambika utuga kugira ngo adakonje, ariko nadufuze. Urikumva? Guys, ni uku nguko babigenza. Ukajyana hano, hariya ndi kubona imyanda ishize,
ukajya no ku kundi gutwi. Njyewe mbikora mukuriramo imyanda buri nyuma y'iminsi, buri nyuma y'icyumweru cyangwa iminsi ingahe, uri kumva? Ubu nari maze nk'iminsi ingahe ko ndi kubona harimo utuntu. Muri tuza ntakwica wakabyara we, tuza nakwicisha kano kantu mu matwi. Ako kano kari agapulasitike niyo wagira ntago aba ababara, ahubwo icyo gakora ni ugukuramo imyanda. Rero abantu mufite abana mujye mugura tuno tuntu tugufasha gukora isuku y'umwana neza, kuko ntago wasokoresha umwana muri ibyo kwiciraho. Ndaguhanaguza iki ko nta kantu kawe naza ibudu. Uri kumva? Ntago wafata igisokozo gisanzwe ngo gisokoreshe umwana, ni ngombwa kugura kano kantu kaba karimo udusokozo twose tw'abana. Ntago wazabifata ibisokozo by'abantu bakuru ngo bisokoresha abana, umwana uri kumwanduza. Kandi nanone umwana muri wambabariye ukareka nkagukorera kuko ukabyara. Wambabariye seribande ko ngusabye imbabazi. Aba yumva kwa kundi nawe ugira kwikurugutura umeze, nawe niko ameze ko dore ukuntu ameze, yatuje yasinziriye, yagezeyo muri bande. Ibitotsi birakwisha. Guys, ndasoje seribande. Urakwikokomora. Rero guys, maze kumukuramo imyanda, uhita uragahanagura neza aho wakuye imyanda, ugahita ugafunga ukagasubizamo hano mu bubiko bwako. Ariko reka mbanze musokoreze umusatsi utarakomera, utaruma. Watuje nawe usokoreza muri. Mbe musokoreza abana, kuko iyo udaheruka kumusokoreza umusatsi uragenda ugakomera, wazamusokoreza akababara byarafatanye. Iyo namubyaye afite irende, sinzi niba rizanashira ko nyine bavuga ngo uyu mwana ari gukura ngo irende rigenda rishira, ariko njyewe cyarifite. Siribanze irende aracyarifite, mba nsenga Imana ngo ntirizashire, kuko umusatsi w'indwiri sinkukunda pe. nawe na gato uzareba iyo umwana afite umusatsi w'indwiri iyo umusokoza ararira cyane. Ariko uyu nguyu n'umusatsi we ntabwo ujya ungora kuwusokoza, ni kubibona ko ari ugucishamo gutya. Yes. Uri kumva ubwo abafite indwiri bihangane. Akana gafite indwiri iyo ugasokoza kararira, ujya kurarira ugasokoza ubona nyine nawe nawe warira. Ariko uyu we afite irende, Imana izamfashe ndizashire, kuko naba byambabaza. Ubu sorry. Meze nk'umuntu ushaka kurira. Ushaka kurira? Oya si mama, oya. Hari akandi kantu, dore ngo tubana. Hari akandi kantu, aka ngaka ni akumushyiramo mu zuru iyo yarwaye uducurane. Uragafungura, kano ni akagafunga, ugakuraho yarwara uducurane, kubera ko abana murabizi ko ntabwo wazagifata ngo ujye ukurura amazuru nyine ko kuntu ushyiraho umushwara, n'udushwari tw'abana tworoshye. Ako kano karakorohereza kuvayo nyine fresh. Uragakanda warize ugashyirayo,
ugahita ukurura uducurane tukazamuka tukajyamo hano ukadukuramo nyine iyo wumva umwana yabangamiye nyine nuko bigenda. Hari n'akandi kantu kariho hejuru ugakuraho kwa kundi yaba nyine hari utuntu twafashe ku ruhande tw'ibicurane tukagenda tukuma tugafata ku ruhande. Ndakeka ugenda ukuraho ukagenda ukoreshamo hano, ariko na kano wanashyiramo ugakurura uducurane. Hano nako ukoresha rero urimo urakurura uducurane tw'abana. Okay, hari agakasi maze k'abana hari igihe kigera bikaba ngombwa ko umugabanyiriza umusatsi umwana ukivuka. Sorry, kamara umwanya k'umusatsi. Hari igihe kigera umwana kanze kuvamo, biba ngombwa ko umwogosha. Ntabwo abana babogoshesha kuri tondeze. Nanjye ibi byose narabyize mutajya ngo nari mbizi. Ntabwo abana babogoshesha kuri tondeze. Uyu mwana ushaka kumuganiriza umusatsi cyangwa kumwogosha ukoresha udukasi twabo twabugenewe, ukagenda ukata uko ubishaka. Ko umwana ntabwo aba arakura ku buryo wamujyana muri salon ngo bamwogoshe style. Wowe urigabanyiriza ukoresha agakasi kabugenewe. Ntabwo umwana wamujyana kuri tondeze guys. Nta n'ukoresha umukasi usanzwe ukatisha imyenda n'ibiki byose. Ukatsi biratwisha mu kubonye. Umwana akagira kupongre yiwe, agakupongre k'umubebe. Umwana agira agakupongre kiwe. Iyo inzara zakuze z'abana ntabwo bazicisha amenyo. Ushobora kumucisha amenyo ukamusesereza. Ntabwo wacisha kupongre y'abana bakuru bari nini. Ushobora kuyikoresha ukamutema cyangwa ukamusesereza. Agakupongre k'abana ni kano, ugahita ugafunga ukongera ukakabika. Guys, ndakuvuga gakeya, ndikuvuga gake, mwihangane nari nibagiwe ko nta record ndi gukoresha. Noneho hakaba na rime. Imaze aka ni akarime k'abana, nta kintu kano gatwaye. Imaze kumuca inzara ufata akarime ukagera gutya. Ngiye ejo bundi naramuciriye ntabwo ziraza. Ufata akarime ukajya umufata ukagera gutya ku nzara ze kugira ngo ziringanire. Sibyo muri rero guys, dore ngayo nguko ukuntu nkorera umwana wanjye isuku, udukoresho tw'isuku tw'umwana wanjye. Namwe abantu bafite abana cyangwa mugiye kubagira, abantu mugiye kubyara, seri abantu mugiye kubyara, mutugure ni twiza tuno tuntu. Turafasha cyane, tugufasha gukora isuku y'umwana mu gihe utadufite. Ibindi byose wakoresha bishobora kumugiraho ingaruka. Kumusokoresha ibisokozo by'abantu bakuru, kumusokoresha nyine ibyo ubonye byose, kumukatisha inzara, kupongre z'abantu bakuru, kumukurishamo imyanda mu matwi, nyine ibintu bitari byiza, ntabwo biba ari sawa. Akari akantu gapima umuriro w'umwana mugomba kuzajya muba mugafite, kuko nako ni keza. Kamwambika umupira. Mbonye hashyushye cyane nibwo namukuramo, ariko ubu ntabwo hashyushye nta nubwo hakonje, hararinganiye. Akoreka mwambike. Ubundi iyo hashyushye cyane nibwo umukuramo, handi ubona nyine ewana yatutubikanye. Ngiye niko mbigenza. Guys, rero mwakoze kunkurikirana, kundeba njye na Mori wanjye. Tubahaye show, Mori tubahaye show. Abakunzi ba Uwera and Izabayo na Uwera. Kandi guys, mujye muduha comment, muduhe like, mukore na subscribe. Umuntu utareba atarayikora natubabarira kuri subscribe, turamwinginze. Reka nsoze njye kuryamisha umwana, afite ibitotsi. Yego, nawe suhuza abakunzi bacu.
byagenze gute? Arasakuza, yamenye gusakuza. Iyo akiri uruhinja nyine ntabwo abavuga, ariko yamenye gusakuza. Avuze induru n'igihe nka saa 8 z'ijoro, avuze induru tukikanga, tukavuga si umwana tumukoreye iki ngaceceka. Ariko nta kibazo afite, nuko aba ari kuganira, nibwo buryo bwe bwo kuganira kagasakuza. Rero guys, mwakoze kudukurikirana, mwakoze kutureba njye na Mori banze. Mukore subscribe abantu batarayikora, turacyakeneye ko mudukorera subscribe, ko mudukurikirana nyine ibintu byacu bikagenda neza, tukagenda tubana umunsi ku munsi. Guys, ntabwo tuzongera kumara iminsi irenga 2 tutarabaha video. Tuzajya tuba twatinze cyane, tuzajya tubaha video imwe ku munsi. Nizajya tuba twatinze tuzajya turengaho umunsi umwe, ariko ntabwo twarenga iminsi irenga 2, ntabwo bishoboka. Iminsi 2 nako ntabwo bishoboka, ntabwo bizongera gushoboka ukundi, kereka ni haba ikibazo nyine. Kandi ibibazo murabizi ko iyo bije ntabwo biteguza, ariko twebwe intego yacu nuko tuzajya tubaha video nyine buri munsi, byanashoboka tukabaha 2 ku munsi. Rero guys, mwakoze kubana natwe. Nzongera mbaye show ndi kumwe na Mori, tubereke ukuntu tuba tumeze mu rugo, ukuntu aba ari kunsakurisha, ukuntu aba yanze ko nkora ibindi bintu, agashaka ngo mbe ndi kumwe nawe gusa. Ngaho babwire ngo bye, babwire bye. Wasezeye abakunzi bacu, nta nubwo uzi ibijya mbere, ntabwo uzi ibijya mbere wowe, ntabyo uzi. Abuseri banze guys, iyo ndi kumwe na Mori mu rugo gusa, iyo adasinziriye mba numva ameze fresh. Ariko none iyo amaze umwanya munini atarasinzira, mpita numva nshaka ko asinzira. Ariko iyo amaze umwanya munini asinzira, nanone mba numva namukangura. Niko ibintu byacu bimeze. Wanze kureba muri kamera, barebe, turebe, barebe, babwire ngo bye. Hariya hejuru. Guys, nakura nzajya mugurira ibikinisho byo kugira ngo niyo nabimugura ntabwo yabimenya n'ikintu yabikoresha, ariko nakura mugura utuntu two gukinisha. Ubu ni njye njyenyine wo kumukinisha. Guys, reka tubareke, nanjye ubu narushye. Mugire ibihe byiza, mukomeze mudusapotinge, mukore subscribe. Guys, twatangiye A0 kuri 0 subscribe, ariko ubu ngubu biri muri 2K na 80 hafi aho, ntabwo mbyibuka neza. Ariko mukore subscribe guys, tugere mu bihumbi 50, urumva tugere mu bihumbi 100 na za miliyoni zizaza kubera Imana. Guys, Mori maze kumutunganya neza, ubwo ameze fresh. Ngiye kumuryamisha. Mwibuke mukore subscribe. Bye bye.